rimwe na rimwe iyo umugisha wawe bawufashe ugera ku muntu w'Imana w'umuhanuzi akakubwira ngo turabona inyenyeri yawe barayitwaye. Iyo urota ugiye mu rugendo, ugiye gutega indege cyangwa ugiye gufata bisi, ugomba kujya mu rugendo rw'umugisha, iteka ugahura n'umuntu akakuganiriza akagukerereza indege kagusiga cyangwa bisi kagusiga, cyangwa akakuganiriza iteka amasaha akagufasha akagufata bakagusiga, cyangwa mwahura akagukoresha impanuka ntugera aho ujya, buriya nta kindi bivuze, icyitwa umugisha n'iterambere ryawe aba arifite. Buriya iyo uri umuntu usenga, ukaba usenga koko wubaha Imana, nta muntu ushobora kuza kukuroga ngo atware icyawe cyangwa atware umugisha wawe. Jamais vie. Ibyo muzabinyishyuze. Hari ubwoko bw'isengesho bwihariye umuntu ashobora kwinjiramo bukakuraho imbaraga z'abarozi zafashe ibyawe. Ariko niba umuntu yarakuroza agatwara umugisha wawe kubera ko wamuhemukiye cyangwa wamuriganije, ntabwo iryo sengesho ariho rikora. Ubanza kwikiranura nawe ukamusubiza ibye, cyangwa ukamusaba imbabazi akakubabarira, ukabona kwinjira mu isengesho. Nongere mbabwire ngo mwiriwe, abandi muraho, aho bwije iwanyu mugubwe neza, mugira amahoro, kandi aho bukeye namwe muze kugira akazi keza. So turakomeje uyu munsi, katuze dukomereze kuri gahunda y'uyu munsi. So tugiye kuganira uyu munsi ku kintu umuntu yakora igihe ubizi cyangwa ukeka ko abarozi bakwibye umugisha wawe. Ariko tutarabigeraho mbaze hari abantu benshi Imana yagiye igenderera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndashima Imana ku muntu waduhaye ubuhamya uyu munsi. Ejo buri sengesho dusenze byanze bikunze Imana ihita yigaragaza. Muribuka ko umunsi dusenga kugira ngo abantu Imana bakingurire irembo ku mafaranga, havuga ko hari bube financial miracles, ibitangaza bishingiye ku mafaranga. Hari abantu twagiye tubona Imana yahise ikorera idatindiganije. Ejo kuwa kabiri ku mugoroba w'ubwiza twasengeye abantu kugira ngo amasezerano y'ibigugu atangire gusubizwa. Abari ku magrupe yacu nimwe muba mubona ubuhamya, mwabonye umuntu Imana yamaze kugirira neza deja bakamuzamura mu kazi ku isegonda rimwe. Ati yambwiye ati ibi ntibibaho rwose, nari narahebye, ariko Yesu ni umwami. Tugire tuti Yesu ni iki? Ni umwami. Now ni byiza ko abantu biga ibanga ryo kwizera n'ibanga ryo gukoresha imfunguzo n'amahame yose mbigisha. Now ushobora kuba ufite ikibazo ubizi neza yuko abarozi bafashe umugisha wawe, akaba ariyo mpamvu umerewe uko nguko umerewe. Burya nigeze kubigisha ku bimenyetso bigaragaza yuko abarozi umugisha wawe bawufashe. Rimwe na rimwe iyo umugisha wawe bawufashe ugera ku muntu w'Imana w'umuhanuzi akakubwira ngo turabona inyenyeri yawe barayitwaye. Agiye mubyumva? Icyo ni kimwe gishobora kukwereka yuko umugisha wawe bawutwaye. Icya kabiri, kikwereka ko umugisha wawe uziritse ufatiwe ahantu, burya ujye utinya inzozi zo kurota uri mu mwobo wananiwe kuwuvamo, ubu kubwira ngo wowe n'ibyawe muraziritse. Icya gatatu, igihe cyose urota ujya ahantu h'umugisha bukakwiriraho bikaba kabwibwi,
iteka ukayoba inzira cyangwa bukakwiriraho utaragerayo ntugereyo, cyangwa iteka aho ugiye ukabona wayobye inzira ukagaruka. Ibyo bintu bibiri nabyo bigaragaza ko desite yawe, ibyerekeranye n'umugisha wawe, umugambi w'Imana ku buzima bwawe, hari umuntu wicariye. Icya gatatu, ubwo ni icya kane, biriya nabigize bibiri nabikombinye. Igihe cyose ugiye kugera ku kintu cyiza cyangwa wasengeraga ikintu cyiza ukajya urota umuntu runaka ubona wafite amafaranga menshi, wowe ufite amafaranga make, ukabona iteka ntabwo ufite ibiguhagije, ukabona wari kuguha, ukabona wambaye imyenda ye yakuye ku mubiri we, ukabona iteka we yambaye neza, ariko imyenda wambaye we niyo yagukuburiye akaguha. Se muranyumva neza barokore? Kuki iteka mbona uyu muntu nambara imyenda yankuburiye, kuki ari imyenda ye nambara? Iteka ukarota uwo muntu, umuntu runaka, ujye umenya ngo uwo muntu ni wafashe umugisha wawe, uri Imana iba yamukweretse. Iba yamukweretse niyenda be mufitanye isano ya bugufi. Ntugashakire kuri umugisha wawe wapfiriye, ujye ushakira ahangaha. Iyo urota ugiye mu rugendo, ugiye gutega indege cyangwa ugiye gufata bisi, ugomba kujya mu rugendo rw'umugisha, iteka ugahura n'umuntu akakuganiriza, akagukerereza indege kagusiga cyangwa bisi kagusiga, cyangwa akakuganiriza iteka amasaha akagufasha, akagufata bakagusiga, cyangwa mwahura akagukoresha impanuka ntugera aho ujya, buriya nta kindi bivuze. Icyitwa umugisha n'iterambere ryawe aba arifite. Ntashake muba mwarabyaranye. Sinzava huri Yesu, kuko ari wowe mama uru muri jye, kuko ari wowe mama horo. Imana go umugisha, amavuta. Amen. Ese ibyo bintu mujya mubirota murabizi? Igihe cyose urota ukarota niyo waba ufite miliyoni kuri konti, ariko ukajya urota ufite ibiceri, umwuka w'ubukene. Ariko umwuka w'ubukene ukomoka ku bintu byinshi, ukomoka no ku marozi. Ibyo ni bimwe mu bintu bikeya nakubwira bikwiriye kukwereka ko hari umuntu wakoze ikintu runaka kugira ngo utazigera uva aho uri ngo utere imbere. Witonde, nukunda kurota wambaye imyenda umuntu yagukuburiye akayiguha ngo ukajya ubona ariyo wambaye, kandi hari ibintu bizima urugiye kugeraho, ujye umenya ko nta wundi Imana ikubwira, irakubwira ngo n'uyu nguyu, ntushakire kure. Iyo urota uri mu kazitiro ufungiranye ahantu mu nzu harimo ingufuri, ibyo bifitanye umwuka, bifitanye isano n'umwuka wo gufungwa. Umuntu ashobora kukuroga mu buryo runaka, agafunga byose, agafunga umugisha n'amahirwe, cyangwa agafunga amafaranga. Burya abantu bakuroga ngo udatera imbere akenshi ntibabura kukuroga icyangire. Kuko ubutunzi bwose buturuka mu bantu, akwangisha abantu. François kwisukanura amaso. So niba ujya urota izo nzozi ukazibonaho,
byanze bikunze ufite ikibazo mu bintu byitwa iterambere na finance. Biba byiza cyane iyo uzi umuntu wabikoze ukagenda ukamukubura. Ese ashimwe we sinzi uko bimeze, ariko ni ikibazo. Iyo rero ufite ikibazo kandi burya iyo bakuroze bakakuroga bakaroga ubutunzi bwawe, reka nkubwire inshuti yanjye, ntago biyoberwa. Burya nujya ukunda kurota n'inzozi z'umuntu uza akakwiba, akenshi yatari igicaniro aba ari umurozi. Babandi banibye ishakoshi, babandi banatwaye kofi yanjye, buriya kenshi bishigiye ku marozi cyangwa ibicaniro. Kandi iyo bitangiye kuba utangira kubona impinduka zo gusubira inyuma ukazibona. Umuntu akagusezeranya akisubira, abantu bakakurwanya mu kazi bakakwirukana nta mpamvu. Iteka habaho impinduka zikubaho zerekeranye n'ubutunzi bwawe n'iterambere ryawe, nawe ukabibonesha amaso. Uzi ko n'umugabo mwashakanye atangira kugusezeranya akisubira, cyangwa umugore mwashakanye? Ese ashimwe. Ibyo ngibyo niko bimera kandi niko bigenda. Iyo ufite icyo kibazo rero, hari ibintu nshaka ko twakora, ariko bishingiye ku gusenga, kandi nubikoresha bizaguha umusaruro, bihindura iki kintu, cyane cyane iyo gishingiye ku marozi. Hari ibyanditswe bibiri nkunda bidufasha. Iki ni ikibazo urangiriza mu gusenga. Iyo umuntu yakuroze ubutunzi bwawe mufitanye igihango, urugero ari umuntu mwashakanye, unyumve, noneho ukamuhohotera, ukitwaza amategeko cyangwa ubundi buriganya, ukamutwara ibye, yarangiza akakuroga, ubukene biragoye kumwigobotora, kuko afite impamvu yumvikana yaguhoye. Burya abakristo bashaka kwirinda ko abarozi bababasha n'iyi mivumo ikabamaho, birinda guhemuka. Ibintu byose babikora mu kuri no mu gukiranuka. Mwanyumvise? Ndizera ko muri kubyumva. So kuza ngo apostle nsengera ngo nkureho ngo amarozi ngo yinyatsi, kandi watewe n'umuntu wahemukiye, wamutwaye ibye, umuriganije, arakuroga araguhamya kubera ko wamuriganije, amahame wishyure, kubera ko icyo umuntu abibye nicyo asarura. Cyokora Imana ishobora kuzakugirira imbabazi ikagutabara, hamwe no gusenga no kwihana. Nujya ubona umuntu yarakuroze aguhora ukuri, aho bishoboka uramushaka mukabanza mugakiranuka mbere yuko ujya gusenya ibyerekeranye n'amarozi. Na Bibiliya iratubwira ngo umuntu najya gusenga akagira icyo asaba, ngo akibuka ko afitanye ikibazo n'umuntu, ajya abanza agenda agira ati yikiranure, iri hame ntimwarisimbuka. Niba umuntu yarakwizeye akaguha amafaranga, genda ungurira ubutaka, nta masezerano mwagiranye, ukabugura, warangiza ukabuhindura ukabugira ubwawe, witwaje yuko nta masezerano mufite, yego mu rukiko wamutsinda, ariko mu isi y'umwuka yakudanangira, akakudanangira ugashyira ubwenge ku gihe, ukazarinda uko tsora. Subiza ibyo abandi wariye, cyangwa ugende wihane. Nurangiza ubone gukurikiza intambwe zo kuva muri aka kagozi. Iyo wamaze gukiranuka mu cyatumye umuntu akubasha akakuroga agafata desite yawe,
bimeze nko gufata igiti cy'inkingi ukakinyeganyeza ukakinyeganyeza ukakinyeganyeza, hakaba hasigaye gushinguzamo gusa. Nubwo amenyo akomeye iyo atangiye kunyeganyega, wowe mara igihe ukanyeganyeza, igihe cyagera kakanikuramo ubwako kakagwa. Niko n'uburozi buri ku butunzi bwawe bumera. Kemura ikibazo. Hari umuntu wambajije ikibazo, mumbaza ibibazo ndagenda mbireba kandi bisome. Sinashimwe cyane, ndakunda inyigisho mutwigisha, ziramfasha nkamenya ukuri. Imana iguhe umugisha. Okay, that's powerful. Icya kabiri, niba umuntu yarakuroze kubera ishyari, igihe kinini kugira ngo umuntu aroge ubutunzi bwawe abufate abuhamye byemere, akenshi aragusaba ukamuha ikintu cy'ubutunzi akaba ari cyajya kukurogeramo. Kamuha faranga 1000, kamuha 5, kamuha 100, abashaka ikintu cy'ifaranga kiguturutseho. Burya kenshi niko baroga ubutunzi, cyangwa akakwaka umwambaro wavuye ku mubiri wawe. Akenshi amafaranga yawe ntibayakurogeramo uburwayi bashaka ifoto, bagashaka amaraso yawe, bagashaka inzara zakuvuye ku mubiri, bakareba igicucu cyawe, bakareba umusatsi wawe, bakareba utuntu nk'utwo. Ariko akenshi iyo umuntu ashaka kuroga umugisha wawe, aroga ubutunzi bwawe. Ariko aramutse abonye ikintu cyitwa ururera, wa mukondo wavuye ku muntu, akawubona uri ahantu, ababyeyi benshi muzi ubwenge, iyo abana banyu bakunguye, niko babyita, akenshi turiya tuntu muratubika. Ni bangahe bajya batubika? Umuntu ashobora gutuma ikidayimoni kikaza buhoro kikagakura hahandi. Ibyo ni nakubwiye, familiar spirit ikaza ikagenda. Akenshi muratubika mukagashyira mu gashashi kugira ngo katabora, mukakajisha mukakabika ahantu muzajya kudushaka. Hari igihe kaba kari mu ivarizi ugasanga barakajyanye. So umuntu akwiye kuri ako kantu, sitarayihambira, icyo bita inyenyeri ntuzongera kukibona. Icyifuzo cy'abantu, icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa. Imigambi y'abana b'abantu siyo Imana, bari bazi kugiye gukorwa n'isoni. barajya He kwijuru ritabaye. Haleluya. Ntago mbizi naho wagashyira muri Yesu. Buriya uri umuntu usenga, ukaba usenga koko wubaha Imana, nta muntu ushobora kuza kukuroga ngo atware icyawe cyangwa atware umugisha wawe. Jamais vie. Ibyo muzabinyishyuze. Buryo kugira ngo umuntu akuroge agutware icyawe bishobore cy'umugisha wawe uturuka ku Mana, gomba kuba hari ubuhantu udatunganiye Imana. Ugahemuka, ushobora guhemukira umuntu w'i Nyanza ukazarogwa n'umuntu w'i Quebec, kubera ko mu isi y'umwuka ufite umwenda. Ugaha ubutware undi muntu utahemukiye kukugiraho imbaraga, kuko mu isi y'umwuka urishyuzwa. Now, igihe cyose uri umuhemu, igihe cyose uri umuriganya, igihe cyose uri umuhemu ukaba umuriganya, uri umukandida wo kurogerwa ubutunzi bakabutwara. Umva, ugashyira ubwenge ku gihe urebera. Ibanga rya mbere ryo kwirinda kuba umuntu yagutwara ibyawe bikemera,
wirinda guhemuka, wirinda gutwara iby'abandi. Ni ukuri bibabwira, ni ukuri mubibike mu mitima yanyu. Ubutunzi buguranwa ubutunzi, cy'umuntu abibye n'icyo asarura. Abantu bari kuri risike yo mu rwego rwo hejuru yo kuba umugisha wabo bawuroga bakawutwara n'ibandi, ni abantu bahemutse, ni abantu bariganije, ni abantu bafite ibicanira iwabo bitigeze bisandazwa, ni abantu b'ibivume. Niba ushaka kugira umugisha wawe abantu bakawurwanya bakawuroga bikanga ntihagire uwutwara, ibanga irinde guhemuka, irinde kuriganya. Niba ufite ibicaniro bicyaka iwanyu bizimye, niba uri ikivume reba ukuva mu muvumo. Ibyo nibyo marembo ane atuma umuntu baroga umugisha we bakawufata ariko burundu. Hari abantu rero bafata umugisha wawe kubwo kuguhima. Batandukanye n'abantu bafata umugisha wawe bakawikoreshereza. Akenshi ibyo bintu bikunda gukorwa n'abandi. Ukaba uri umwana urerwa na mukaso, mukaso akabimenya yuko umwana we ari umunyamugisha muke, ariko umwana wa muke bakaba ari umunyamugisha, akamushuka bagakora ibintu, umugisha we bakawutira bakawushyira kuri uyu nguyu. Igihe cyose wegereye Imana ugakora ibyo ngiye kuvuga, uyu muntu arakena ukongera ukazamuka. Iyo utabimenye urinda upfa. Mwitonde guhemuka, kuriganya, guhemuka, kuriganya, kwiba. Kandi ubwo ndabivuga abantu bakagira batya, kandi Imana bararegwa ubujura, bararegwa ubuhemu, bararegwa kuriganya. Mva ibicaniro by'iwabo bicanye kurusha amatoroshi yo ku bibuga by'umupira. Ntibashaka kubizimya, barashaka gukomeza kwiyumvira ibyigisho gusa. Mane batabare. Yesu ni umwami. Iyo rero ufite umugisha bafashe bakaba barawutwaye, ariko ugatwarwa n'umuntu akurenganyije, ikintu cya mbere ukora ni ukureba ibimenyetso ufite ukamenya yuko ufite icyo kibazo. Iyo umaze kukimenya, winjira mu masengesho yo kubaza Imana aho umugisha wawe uri. Mana, ndabibona ko umugisha wanjye bawutwaye kubera abarozi, ndashaka kugusaba kumenya aho umugisha wanjye wagiye. Ukayajyamo, Imana izakwereka. Iyo imaze kukwereka rero aho umugisha wawe wagiye, nigeze gusengera umuntu, apasitori ntibazandakarire kuko ngewe uyo mvuze mvuga byose nkavuga n'amabanga y'abandi. Nari Nairobi, nagiye kwa muganga, twari twajyanye y'umwana, sinzi niba ari ukumukingiza cyangwa gukora iki, twari turiyo cyangwa yari yagize nka sinzi akabazo kari gahari, sinzi impamvu yatumye tujya kwa muganga. Tugeze kwa muganga, so umunasi winjiye mu cyumba baje kudufashirizamo. Ahageze nari ndi kumwe na mami n'umwana, asanga yibagiwe termometre. Uziko kwa muganga niyo waba ari akantu koroheje bafata utuntu twinshi, ndumva ari thermometer. Siza akantu yari yibagiwe agiye kuzana, niba ari simbizi nibuka. Arangije asubiyeyo anteye ibitugu, ahindukiye agenda. Imana irambwira ngo baramuroze, baramwangije. Mbwira mami nti dore nk'uyu yaraza kuvura abantu kandi nawe yararangiye. Ati ye, niba baramuroze yararangiye, nta muntu urimo. Arambwira ati none se wamusengeye? Mbabarira, tuzajya duhura n'umuntu muri gare ufite daimoni twirukana, duhura n'umuntu mu isoko ufite daimoni twirukana.
mudutumira mu ngo zanyu gusangira ka cyayi twirukana. Tekereza umuntu kumara kugutekera icyayi ukamwirukana mu dayimoni. Ndabona ntibihorere azabikirira n'ahandi. Mami rero nawe agira impuhwe nyinshi. Uwo muntu akigaruka yinjira atarakora ibyamuzanye ahita avugira ngo uyu muntu n'umukozi w'Imana arata kandi yambwiye ko ufite ikibazo runaka. Areba ikijisho ariko nyine ntabwo yari yananze. Byabijisho ababyeyi bajyaga batureba. Niba ndero afite ba mama bazi ko bareba ikijisho. Mukecuru yarakurebaga ugahita umenya iryo jisho icyo rikubwiye gukora. Namwe bari bameze batyo. Hari uwo nzi we yajyaga areba umwana ijisho, umwana akagenda yagera mu cyumba akamusangayo akamukubita amupfutse umunwa kugira ngo abashyitsi batabyumva. Kandi atakwihangana ngo ategereze bagende, akamukubita amupfutse umunwa. Nuko umudamu aravuga ati mu byo uvuga nukuri ndapfuye. Ati mushumba ntabara. Avuga ntoke rambika hasi yo purato yawe mbanze nkwereke. Zamura ikiganza mu izina rya Yesu. Nakirangije wa muntu waje kuvura abantu yikubanuyemo nka kabiri gutya hasi. Gitsure nerukana dayimoni. Dayimoni atangira kuvuga. Ndabaza ni dayimoni urinde? Arambwira ati ndi pasiteri kanaka. Otyo ndavuga kubera iki wamuteje ibibazo bihe? Arambwira ati uyu nguyu naramuboshye ntagomba kuzongera gutera imbere, natwaye umugisha we. Kandi uwo mubaze n'umwana wararwaye yanze gukira baramuvuze hose biranga. Iri joro agomba gupfa. Kubera iki? Kugira ngo ntangire umurimo byansabaga gutamba igitambo. Uyu nguyu niwe ngomba gutamba. Kandi uwo muntu yaje gutangira umurimo araza aramuhanurira. Amuhanuriye aramukunda akajya amuzanira n'abayoboke. Noneho ibishitani ibyo ashaka gukoresha mu murimo w'Imana bivuga ati uyu nguyu uratamba umwana we. Icya kabiri uramusenyera urugo ntagomba kubaka. Icya gatatu azaba imbata yawe. Ibyo byose wowe wita umukozi w'Imana arabivuze. Nirukanye iki kidayimoni. Ndamubaza wabikoze ute? Arabidusobanurira. Turangije umuntu agarutse ndamaza ni umupasiteri witwa Kanakura muzi? Ati ni pasiteri wanjye. Otyo mwamenyanye muti? Arabitubwira. Umwana we ko yenda gupfa akabarwaye adakira ati twaramuvuje turaruhati sinzi ko azabaho. Iri joro yari gupfa. Ati nibyo. Kumugabo wawe urugo yarushiko yagusenyeye urugo se umugabo bimeze bite? Ati nubu yaragiye. Ati urebye ndi nshoberwa narashobewe. Ati kandi umubiri wanjye numvaga ibintu bindya bingendamo. Ati numvaga ntakiri muzima. Ndamubwira nti ntuzongere kuvugana n'uwo mupasitoro umwihorere. Dore Yesu umuntu w'Imana. Ndagusengeye uragera mu rugo usanga umwana yakize. Yageze yaraduhamagara avuze induru yadukundaga kubi. Umwana yakize nyimara gusengera nyina bohotse urupfu rwari mu mwana rumuvamo ruragenda abamuzima. Vuga uti Yesu ni umwami. Haleluya. Now nakubwiraga iki? Umugisha we bari barawutwaye kugira ngo mbashe kumubohora. Nuko nagombaga kumenya ninde wabikoze kandi yabikoze ati. Nawe nusenga Imana ukayinginga izagusanga igutwari kugeza ahantu ikwereke naho bakuzingiye. Kuko iyo bagiye gutwara umugisha wawe barakuzinga. Bakora ibintu bibiri. Baraguhubika ngo utazabitekereza, bakakuzinga ngo utazihaguruka ngo wirwanirire. Isi y'umwuka mwanyumvise? Baguhubika ubwenge ukajya uvuga ngo nta muntu wabikora buriya n'Imana yabishatse. Si wowe ubivuga niko bakugize. Mutwe ukozemo noneho birakaze nakakugora. Niko bakugize. Baraguhubika ngo utazabitekerezaho ngo bihe umwanya. Wanabitekerezaho ukavuga ngo nzabikora ejo nabwo ntugire icyo ukora. Icya kabiri bagira bate? Aguhuma ubwenge kugira ngo utirwanaho. Now iyo rero
Imana iragufata nk'uko yatubwiye uwamuteye ikibazo, icyo yaba yiyita icyo ari cyo cyose. Impamvu byanyoroheye kumubohora akabohoka bikemera nuko atari yarigeze ahemukira uyu mugore. Uyu mugore yahemukiye umuntu wamubereye umuyoboke, yari umugore ashaka kumufasha, amuha ubutunzi bwe. Numwe mu bantu bamuhaye amafaranga ya mbere ngo amufashe gukodesha sare. Hano mugenda muvuga ngo njya ahantu hose nsanze bavuga Yesu ngo ndasenga Yesu. Ariko ntimuzi umuntu witwa ari umupfumu? Ntimumuzi? Muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa yitwaga nde? Yitwaga Bari Yesu. Ari umupfumu yitwaga Bari Yesu. Usome Bibiliya. Ari umupfumu akoresha ibishitani. Ntimwamusomye? Bari Jesus. Yesu yaravuze ngo nimwitonde, dore abantu benshi bazaza biyita ko ari Mesiya, abandi bazaza bavuga ko mu izina ryanjye. Ngo bamwe bavuga ngo twakoze ibitangaza mu izina ryawe, ngo abandi bavuga ngo twakoze ibitangaza mu izina ryawe, ngo narangiza babwire ngo nimugende mwankozi z'ibibi mwe, ntabwo nigeze kubamenya. Izo nkozi bibi rero zirimo aha ngaha. Bibiliya Yesu yaravuze ngo izo nkozi z'ibibi ngo ni amasega aryana, ngo ariko yambaye uruhu rw'intama. Ku rurimi rwabo bavuga ibyo gukiranuka, ariko imirimo yabo igahakana imbaraga zako. Nzi umugabo witwaga José de Kwa, yari afite itorero ryitwa Growing in Grace muri Amerika. José de Kwa yatangiye ari pastor, arangije aba Yesu. Umunyamakuru aramubwira ati yasanze abakristo be yababwiye ngo nibitereho tatu yose yanditseho 666 bose. Umunyamakuru abaza ati se 666 ko ari ya antikristo, kuki uyibwira gushyira kuba kristo bawe kandi uwivuga kuri kristo? Arababwira ngo antikristo nuko mutazi icyo bisobanuye. Antikristo bisobanuye ngo nimukura amaso kuri Kristo wapfuye ku musaraba, muyashyire kuri Kristo ubu ngubu wagarutse ari we jyewe. Nicyo antikristo bimeze. Mujye kuri YouTube biriho. Torero ryitwa Growing in Grace. Twagize Imana yarapfuye, ariko abayobeje ntibagira ingano. Ariko ni umupasiteri ukomeye. Hari n'undi mupasiteri ngira ngo muramuzi yitwa nde, ari muri Philippine, nimumuzi? Nawe yabaye Yesu. Afite abizera benshi, barabaje bati se ukora ibitangaza nawe? Atanga dufite ibitangaza byinshi, ati biruta ibya Yesu wabanje. We yakoze ikintu cyitwa Garden of Eden, igice cya kabiri. Ya Adamu yarapfuye, we yakoze ya kabiri muri Filipino. Mujye ariko se nimureba ibyo Yesu yavuze byose byarasohoye. Twebwe turaho turashaka kuba bakire gusa. Ubwami bw'Imana ntitubwitayo, ubuhanuzi budusohoreyeho. Nimureba undi baranamufunze ejo mu minsi ishize. Yesu wahehe wo mu Burusiya, nimumuzi? Hari ba Yesu benshi. Igihe mperukira kubona uwo muri Brazil, we yagenderaga mu kagare. Yari yarashaje, yaramugaye, asigaye agendera mu kagare. Nukuri
hari Yesu wundi abantu bari muri Australia mu birebe murabizi, ari muri Queensland. Ni Yesu yashatse umugore witwa Maria Magdalene. So nukuvuga ngo hari abantu benshi biyitirira umwami Yesu, umwami atemera, nabo ntibamwemera, ariko bamukoresha nk'irembo ryo gukora ibyo kugomera Imana. Ntabwo rero ryo kuvuga ngo hano hose bavuga Yesu ngo nibyo. Oh yeah, my friends, you have to watch out. Ubwanyu mufite ibihamye by'ibintu nk'ibyo ngibyo. Now, hari ubwoko bw'isengesho bwihariye umuntu ashobora kwinjiramo bukakuraho imbaraga z'abarozi zafashe ibyawe. Ariko niba umuntu yarakuroza agatwara umugisha wawe kubera ko wamuhemukiye cyangwa wamuriganije, ntabwo iryo sengesho ariho rikora. Ubanza kwikiranura nawe ukamusubiza ibye, cyangwa ukamusaba imbabazi akakubabarira, ukabona kwinjira mu isengesho. Ariko niba ari umuntu waguhohoteye akabikora kuko ashaka gutera imbere akoresheje umugisha wawe, Lorena, haleluya, akaba ari uwaguhohoteye, uwo nguwo dore isengesho twasoma twasenga, urufunguzo ruri muri ibi byanditswe bibiri nshaka ko tuzahagararamo. Irya mbere turaza kubihuza, turabanza muri Zekariya igice cya mbere umurongo wa 18, cyane cyane ndashaka kwa 21. Zekariya, umuhanuzi Zekariya. Iki cyanditswe kiri powerful, ntago kivuga by'umwihariko ku barozi bagutwaye umugisha wawe, ariko kivuga ku butware bw'umwijima, imbaraga z'amarozi, imbaraga z'ubwami zitsikamiye wowe, zigatwara ibyawe, zikagukinagaza. So n'abaroga umugisha wawe bakabutwara, baba bagutsikamiye, bagutatanije, bagupyinagaje, batwaye ibyawe. Aba iri sengesho niryo uzasenga usengeye muri iki cyanditswe. Umva, kiraza kubakorera ibintu byitwa de miracle, ibitangaza byo guca ingoyi y'uwakwibye umugisha akawutwara. Umva, ubuhamya bwanyu ni bwinshi abafite iki kibazo. Kamere ku murongo wa 19 ngere ku 21 cyangwa mere kwa 18. Maze nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe 4. Mbaza marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki? Aransubiza ati biriya niyo mahembe yatatanije abayuda n'abisirayeli n'abi Yerusalemu, niyo amahembe yabatatanije. 20. Uwiteka anyereka abacuzi 4. 21. Ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije abayuda, ntihagire uwegura umutwe. Ari ukuntu umuroza kuroga ntiwubura umutwe. Turi kumwe? Yatatanije abayuda ntihagire uwegura umutwe. None rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga hagurukirizwa gutera igihugu cy'abayuda akabatatanya. Akiri ijambo ry'Imana. Ntabwo turi kumwe? Agenze bite? Ni bande turi kumwe? Zekariya kombye watakaye. Igice cya mbere umurongo wa 18 ugere ku 21. Ariko reka tugaruke ubwo uraza gusubira inyuma usome. No kuvuga ngo Isirayeli yigeze kugira ikibazo yari ifite, cyari ikibazo spirituel cyo mu buryo bw'umwuka,
ariko icyo kibazo cyo mu buryo bw'umwuka cyahaga imbaraga ibihugu by'amahanga bikabakubita bikabatsikamira. Reka nkubwire, nta gihugu na kimwe kijya ku rugamba kitasenze Imana yacyo, kitayitambiye, kitayisabye icyo gishaka. So ibihugu byahagurikira Abisirayeli byabaga byabanje kubaza imana zabo za Dagoni, bagahamagara abarozi babo bakaza bakaroga bakanavuma. Mwaje ku rugamba mugatsinda abantu, mubatsinda umusubizo, kuko hari igikorwa cy'amarozi cyakozwe kuri icyo gihugu. N'Abisirayeli iyo bajyaga gutsinda babanzaga bagasenga Imana bakayitambira, bagatabara bafite imbaraga z'isi y'umwuka ziriyo zibarwanirira. Mu ntega amatwi mu nyumve neza, urugamba rwose rubanza gutsindwa mu isi y'umwuka, rwarangiza rugasohozwa mu isi y'umubiri. Nta gihugu cya Isirayeli kigeze kijya ku rugamba kitabanje gutamba no gusenga. Imana ikababwira ngo nimugende ndabagabiza ababisha banyu. Ntimubizi neza? Mu isi y'umwuka bakagenda bafite intsinzi, bategereje kuza kuyitsinda mu buryo bw'umubiri. Habaga hari ijambo ryavuzwe. Nababwiye ko kuroga ari ijambo, umutongero, ugaherekezwa n'indi mihango yakozwe. Now Isirayeli yari yarakubiswe umusubizo, ariko icyatumaga idatera imbere, cyatumaga itagira umugisha, icyatumye abana babo bicwa, icyatumye basahurwa bagatatanywa, ngo yari amahembe ane. Amahembe ane. Amahembe ane. Aya mahembe ashushanya ubwami n'ubutegetsi. Amahembe ashushanya imbaraga. Niyo mpamvu umuntu akoherereza ihembe rikaza mu buzima bwawe rikakwica wari muzima, cyangwa rikagukenesha. Amahembe ni imbaraga z'ubutware bw'umwijima buza ku buzima bwawe, bugatwara ibyari ibyawe bikabuha uwaritumye, cyangwa bikakwambura amagara yawe. Amahembe kimwe n'ari abaroga abantu ngo bamuroza amahembe. Amahembe ni imbaraga. Buriya buzashaka ikiganiro nakoranye n'umukozi w'Imana witwa Sara, avuga ku buhamya bw'ibyamubayeho igihe bajyanaga se mu ndaro bashaka kumuvura ibintu bari baramuroze, avurwa n'amahembe. Ngo babaga bari mu nzu bicaye bakazimya amatara ahantu hijimye, bakabwira abantu ngo ntihagire umuntu ukingura. Yesu nashimwe. Ngo bakahamagara bagatarama bagakora imihango, bagahamagara amahembe araza, aje arikanga. Sara afungura amaso, Evangeliste Sara mwagiye mumwumva, waragikurikiza bele. Ngo agiye kubonabona amahembe. Amahembe ni ikintu cy'umwuka, ntabwo ari ihembe nk'iry'inka ubona. Amahembe ni ubutware bwo mu mwuka, barabutuma bukaza mu buzima bwawe, bukomora inyenyeri mu ruhanga rwawe, bukayomeka ku wundi muntu, bakagaruka bakaguma mu mubiri wawe, bagacunga izamu ryo gukora ibintu bingahe? Kugupyinagaza no kukubuza kujya kwirwanaho. Isirayeli yari imaze igihe kinini kubiswe n'ibintu nk'ibyo. Imana ibyereka umuhanuzi Zakariya. Zakariya arabaza ati se biriya bimbona ni ibiki? Aravuga ati ariya ni amahembe ane. Ese ntuzi ibyabaye kuri Isirayeli n'Abayuda? Ntuzi ibyabaye se kuri Ivone? Ntuzi se ibyabaye kuri Sandrine? Burya buriya butinda ubona afite si wo mugisha Imana yamuhaye. Ariya mahembe ubona niyo yaje aramupyinagaza, amukubita hasi, ntiyongera kubura umutwe. Yo ni Imana iri kuvugana n'umuhanuzi, iramubwira iti ongera urebe. Arareba, abona abantu b'abacuzi. Aramubaza ngo bariya abacuzi ni bande? Ati bariya ni abacuzi bari gucura, kuko nohereje abamarayika kugira ngo bakubite hasi ayo mahembe, kugira ngo abantu banje bongere bubura umutwe. Iyo bakuroze bagatwara umugisha wawe, bagatwara gakondo yawe,
bagatwara icyitwa umugisha wawe cyangwa inyenyeri yawe, urengana. Untega amatwi neza, iri niryo sengesho winjiramo ugasenga, ryarangiza rigahindura ibintu byari byaranze guhinduka. Ni isengesho rigamije kubyutsa uwari wubitse umutwe, ni isengesho ryo kugusubiza mu mwanya w'icyubahiro Imana yakuremeye, ni isengesho rifata ibyawe batwaye rikongera rikabigusubiza, ni isengesho usenga ukora iki? Uderega abamarayika b'abacuzi. Ese murakurikira neza, murabyumva? Usengera muri iki cyanditswe, Imana y'agakiza kukuri, dore kanaka yatwaye umugisha wanjye, inyenyeri yanjye barayitwaye, naratatanijwe, ibyanjye byaratatanye, icyari umugisha wanjye naracyambuwe, ariko kanaka ari mu mugisha wanjye. Ndagushimira Mana ko wanyeretse, ndagusabye ngo Mana hamagara marayika bawe bacura intwaro zikoreshwa, bakubite hasi y'amahembe, bakubite hasi uyu mwuka, ukinjira muri iryo sengesho, ugahamagara umugisha w'ibisekuru, umugisha w'imirimo myiza, umugisha w'impamvu yo kuremwa kwawe, ugahamagara ugatuma marayika muramufite. Biyavuze ngo uyu nguyu yatumwe. Kanongere nsome 21 mwumve. Ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatanije abayuda ntihagire uwegura umutwe, none rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga. Ninde waguhagurukiye? Yaguhoye iki? Kubita hasi amahembe y'amahanga. Iki ni igikorwa ukora mu isengesho. Iyo bakuroze bakaguhamya kuko wahemutse, kuko wariganije, genda wikiranure ubone kwinjira mu gusenga. Niba barakuriganije bakaguhemukira, dore iri sengesho ye baba we, iri sengesho ryicareho iminsi 30, udahumbya udakuraho, uzacana umuriro ukomeye cyane, ubuzima bwawe buzatangira guhinduka ubureba. Daddy none se, in case I don't know whoever did it to me, ariko nyine okay, narakubwiye nti saba Imana irakwereka, kandi Imana niyitakwereka ukaba wasenze bigaragara, Imana ntigira ikikwereka, ntago bibuza Imana gukora. Hamagara marayika w'umucuzi acura intwaro yo gukubita hasi amahembe yagushubije inyuma, amahembe atuma ukora nturonke, amahembe atuma udatera imbere. Uyu mwuka wagutwaye inyenyeri ukanamutuma ngo genda ukure inyenyeri yanjye mu gitereko bayishyizemo, uyigarure mu ruhanga rwanjye. Ndabizi hari abantu twagiye basenga batya, akabona baraje ninjoro asinziriye, marayika akamushyira inyenyeri mu ruhanga akabona iratsi. Nyuma y'imyaka myinshi, Imana yo mu ijuru ikugarurira inyenyeri yawe mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ikubite hasi amahembe yaguhagurukirijwe, Imana yo mu ijuru ikubite hasi imbaraga z'abarozi zatwaye umugisha wawe, zigafata umugisha ni amafaranga, umugisha ni iterambere, umugisha ni igikundiro, umugisha ni urubyaro. Hamagara uwo marayika yamanuke. Marayika Bibiliya iratubwiye ngo iyo ni imyuka Imana yashyizeho kujya gufasha abazaragwa agakiza. Vuga uti Imana njyewe narakwakiriye, ndi mu bazaragwa agakiza, umusaruro w'agakiza n'uwanjye. Abamarayika barankorera bagera ahantu nashobora kugera, nanjye ntanze itegeko ngo ibyari ibyanjye byatwawe n'umurozi, byatwawe na mukeba, byatwawe n'unjyanga, byatwawe n'uyu nguyu. Manuka marayika muri iri joro, ntutuze, fata inkota yawe, ufata intwaro yawe, manuka utabare mu izina rya Yesu Kristo. Ukaba mugasenga, ushyireho igicaniro cyo gusenga iryo sengesho. Minsi yawe 30 nijya gushira, uzagaruka ngaho ufite ubuhamya ushima Imana y'agakiza kukuri. Yesu ni umwami.
nurangiza mu gihe uzaba usenga iryo sengesho hari ikindi cyanditswe uzahagararamo kibwirizwa ry'Imana. Manuka kubite hasi busonera we. Ibi ni byanditswe bibiri nababwiye nshaka ko muzajya musengeramo. Mugaruza imigisha, mugaruza ibyo Satani yabatwaye baciye mu barozi n'abakonikoni n'abapfumu. Ibyariwe n'imbwa zizabiruka. Amen. Mika ibice 5 umurongo wa 11 yanditswe mu bihagararemo musenge muzanira ubuhamya hano. Ndashaka ubuhamya bw'abana b'Imana. Ntago abana b'Imana ari abakene, abana b'Imana simbabare, abana b'Imana sinshoberwa, abana b'Imana sababura uko bagira. Dufite ingabo ziturwanirira, dufite abamarayika barwana ku bwacu, dufite umwuka wera utuyobora, dufite impano z'Imana, dufite ubutware. Niko Paulo yavuze ngo twebwe iyo turwana intambara zacu ntituzirwana nk'abisi, ngo ariko kandi intwaro turwanisha twebwe ngo kumbaraga zifite ngo kumana zifite imbaraga zo gukubita hasi ibihome, ngo zigafata mpiri ibyo abantu batekereza mu mitima. Injira, 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 injira mwana w'Imana, injira. Igihe cyawe ni iki ni igihe wababaye uri mu bujiji utajijutse. Imana yakuzaniye kugira ngo nkwijijure ukorera Imana, Imana nayo ibibone. Ufite icyo uyiha. Mika 5:11 turasoreza kuri iki cyanditswe. Kiravuga ngo kandi nzaca uburozi, kandi nzaca uburozi buturuka mu kuboko kwawe, n'abacunnyi ntuzongera kubagira. What a scripture. Cyanditswe kirimo imbaraga zacu. Imana irirahira avuga ngo kubwawe no kubw'icyubahiro cyayo igiye guca ikintu cyitwa abarozi, igiye guca abacunnyi, igiye kubaca. Ibambuye imbaraga, ibambuye ubushobozi. Niyo mpamvu uzajya uvuga uti Imana warasezeranye muri Mika ibice 5 umurongo wa 11 uravuga uti ngiye guca abarozi, ngiye kurandura abacunnyi, ngiye kubambura imbaraga, kuko imbaraga zabo nizo zantatanije, nizo byanyambuye umugisha wanjye, nizo zatwaye inyenyeri yanjye. Imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abacunnyi, nanjye ndahamagaye ngo abacuzi nibahaguruke. Marayika w'Imana yururuke, umutume, umubwire jya kuri konte yanjye uyishyireho 1,100,000, uyishyireho 1,100,000 by'amadolari. Jya kuri konte yanjye, imyaka 20 ishize baratwaye umugisha wanjye bandenganya, ariko ubumana narakumenye. Sabunga, sarura mu mirima yabo, reka bari bo baruhira ubusa, wongere unsubize umugisha wanjye, ugarurane n'inyungu zawo. Ninde wababwiye yuko tutari abana b'Imana? Ariko who told you that? Mva kandi Peter uri kuvuga ngo nibikore. Tangira ubikore utume. Ushaka ari ndi ubikora Imana kandi ijya kubikora, wowe urabumaze iki? Peter haguruka, haguruka va muri yone buhaguruke. Yesu ni umwami. Hari umugabo wari waranzengereje njyewe, kandi yo baho buhamya babwira ibintu nzi byanambaye. Hari umugabo wari waranzengereje, habaye icyari ikintu kigeze kubaho, agipfa n'umuntu banzana muri dosiye yabo, ngiye vugisha ukuri. Ikibazo cyabo ngikemura mu gukiranuka. Aranyanga. Ndyamye nijoro mbona nsanze ahantu nari interuye inzu nubaka, mbona araje nciyeho yenda igishwemu, ni igishwemu sinzi, ibintu by'amamwanda w'umusarani. Arabiterura araza bijugunya mu mushinga wanjye. Arambwira ngo uzongera kubura umutwe ntakiriho. Nkangutse ndabimenya. Uwo mugabo yaranzengereje. Things must change, Paul. Noneho arandoga. Ibintu nakoraga byose birahomba bisubira inyuma. Noneho
kugera aho nagize ubukene njya kumushaka ari we, aranjyana ngurira lunch, amana n'udufaranga two kwifashisha. Buruko ndyamye nkarota nambaye ishati yampaye iyakuyemo ariyo nambara. Nagira nkarota mfite udufaranga duke, wafite ibifaranga byinshi. Ngasenga Imana nkabona ntwaye akamodoka gashaje, atwaye imodoka ishoboye. Yari yaranshize munsi ndi akantu gasuzuguritse kuri we, kandi koko aratumbagira nsubira hasi. Ndangishe ndamanuka ninjira mu gusenga nk'ibi ngibi, ngisha Imana inama, ndamanuka umva nkubwire n'ukuri kose cyokora ubu ni unsaba. Ndakubwira ukuri, haguruka ukuri mu muteto, mwambara inkweto z'intambara. Ntawambara sandari ari ku rugamba, mwambara inkweto z'urugamba, mukenyere mukwete. Imana niko yabwiye Abisirayeli ati mugiye kurya ikintu cyitwa iki? Pasika. Muyirye mwambaye, mukenyeye, mukwesa inkweto, mufite inkota. Muyirye mwiteguye gucaho mukagenda. Muhaguruke bukore umuteto. Abantu bari mu butunzi batungishijwe n'ibyacu. Uwo muntu niyo yabayenda gupfa nta mafaranga amuha n'igiceri cyo kora, namugurira imyenda, namugurira ibyo kurya, ariko sinakora mu ntoki zanjye ngo muhe, kuko naramumenye. Kandi ajya kubikora yaranshutse, arampamagara mu dufaranga duke, aranyicira ibintu, anyicira inzozi, ibintu byose birapfa. Ariko naramumenye. Ubu rero twarabamenye, tuzi nuko turwana. Ndashaka kureba abantu biteguye kurwana bakanesha, mugire muti mu izina rya Yesu. Reka dukore declaration tuvuge ngo, musubiremo aya magambo ndi kuvuga. Njyewe kanaka, vuga izina ryawe. Njyewe kanaka ndi umwana w'Imana, batwaye umugisha wanjye bawutwara ntarajijuka, ariko maze kumenya ijambo ry'Imana icyo rivuga, maze kumenya ubutware n'ubutwari mfite, uyu munsi ndategetse ngo uwatwaye umugisha wanjye, uwatwaye gakondo yanjye, uwaroze umugisha wanjye, uwatwaye inyenyeri yanjye, ndategeka ngo marayika w'Imana uri mu ruhande rwanjye, ufite inkota yaka ityaye cyane, nahaguruke nonaha mu izina rya Yesu, atambuka agende, agaruza ibyanjye, agaruza ibya data, agaruza ibya gakondo yanjye, azana umugisha wanjye, inyenyeri yanjye igaruka itariho ikizinga mu izina rya Yesu Kristo. Ndavugana na konte yanjye ngo niyongere ikinguke, konte yanjye yongere yake, itangire kwakira amafaranga aturutse mu mpande zitandukanye, amafaranga y'umugisha muri za miliyoni, mu mafaranga y'agaciro, mu madolari, mu mayero no mu mapaundi mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka uyu mugoroba wa none ngo amahembe yari yaransikamiye agafata ubutunzi bwanjye, agafata umugisha wanjye, agafata umugisha w'umuryango wanjye, ndategeka ayo mahembe ngo marayika w'Imana hamwe n'uwo mucuzi batangire gucura, bakubite hasi ayo mahembe, bayatatanye mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye nongere ngira izina mbaraga z'umwijima bakoresheje bakantenya cyangire mu bantu, ngakorera ubusa, ngakora sintera imbere, ibyo nkoze bikaribwa n'inyoni. Uyu munsi ndategetse ngo bitangire kwirunda, nanjye nongere ngwize. Iryo ni isengesho ugomba kugumamo, ukarisenga wizeye Imana y'agakiza kukuri iraza kubakorera ibintu aho muherereye hose ku mpera z'isi. Namwe abatuye aho giterwa inkingi, nziko muza kubona ukuboko kw'Imana ari nta kabuza. Niba uzi ko ufite ikibazo cy'umurozi wafashe ibyawe akabigundira, uyu munsi mbahaye urufunguzo, nimugende mukingurire ibyanyu, mutunge mutunganirwe, mubone umugisha, mugubwe neza, ni mu izina rya Yesu. Amen.